nguhaye ikaze kuri Mr. Sam Entertainment. Uyu munsi mufitiye akantu k'ubwenge ukwiriye kumenya kuri smartphone yawe. Ni akantu kazagufasha gukoresha WhatsApp wisanzuye, uyikoresha nk'umuntu usobanutse ugezweho bitewe n'utu tuntu ngiye kukwereka. Yes, nguhaye ikaze wageze kuri Mr. Sam Entertainment. Utarakanda subscribe, uyu niwo mwanya wo gukora subscribe, ukinjira mu ikoranabuhanga uzakoresha bikagufasha kunyurwa n'ukuntu ukoresha urubuga rwawe rwa WhatsApp. Yes, nguhaye ikaze. Ngiye kukwereka setting wakora bityo abantu ntibajya bagushyira mu magroupe utabishaka. Yes, ndakwereka n'ukuntu ushobora kurinda umutekano wa account yawe ya WhatsApp wifashishije telefone yawe, ndetse n'izindi settings ukwiriye kumenya umuntu ukoresha urubuga rwa WhatsApp, urubuga rugezweho rukunzwe n'abatari bake bitewe n'uko rufasha mu tumanaho ruri hagati y'abantu bari kure, ndetse bamwe bakaba barwifashisha barubyaza n'amafaranga. Ibyo byose ni ibintu turagenda tubabwiraho mu ncamake muri kiganiro, uburyo bamwe barwifashisha barukuraho amafaranga. Ibyo byose ni ibintu turagenda tuvugaho muri make, ariko ugende ubimenyaho amakuru utaruzi. Yes, nguhaye ikaze. WhatsApp ni urubuga rwashinzwe ndetse rwavukiye mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, rushingwa n'abagabo babiri bakoraga muri Yahoo. Kampani ya Yahoo mu myaka ya za 2001 yari kampani ikunzwe cyane, ariko iza guhirima bitewe n'uko yajemo akavuyo, bigatuma abayikoramo batatana ntibashyira ingufu hamwe, bityo hatangira kuvuka izindi mbuga nkoranyambaga. Yahoo itangira kugwa mu bihombo. Nicyo cyatumye abasore babiri bakoraga muri urubuga rwa WhatsApp biyemeje urubuga rwa Yahoo, biyemeje kuva muri Yahoo baza bashinga urubuga barwita WhatsApp. Yes, WhatsApp bashinze rero yaje kugwa n'umukire Mark Zuckerberg bitewe n'uko ari we wari ufite imbuga nkoranyambaga zikunzwe, yari yihariye izigezweho cyane mu isi, bityo aza kugura n'urubuga rwa WhatsApp. Mu kugura urubuga rwa WhatsApp rero yagiranye amasezerano n'aba basore babiri barukoze ko batazigera barubyaza amafaranga biciye mu kwamamaza, ariko ibi ni ibintu Mark Zuckerberg atigeze yubahiriza bitewe n'uko umuntu w'umushoramari nyine yabonaga amafaranga yaruguze agomba kuzayagaruza binyuze mu kurwamamazaho cyangwa se kugurisha amakuru y'abantu bakoresha urubuga rwa WhatsApp. Hari uburyo bwinshi rero ushobora kwifashisha gukorera amafaranga ku rubuga rwa WhatsApp, cyane ko na ba nyiri WhatsApp barwifashisha bakorera amafaranga binyuze mu kugurisha amakuru y'abantu bakoresha WhatsApp. Ariko ibi ni ibintu bitavugwaho rumwe, cyane ko Meta nk'ikigo gishinzwe kugenzura urubuga rwa WhatsApp kitajya cyemera ko ibi bintu kibikora. Yes, reka tujye muri setting za WhatsApp zishobora kugufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. WhatsApp urayifite muri telefone yawe, zaza kuri WhatsApp kwande kudomo tugiye muri setting. Yes, iyo ugeze ahangaha muri setting rero niho ibintu byose bikorerwa. Yes, uza kuri WhatsApp ukajya hari ahantu hejuru handitse hari utudomo dutatu, ugakoraho hanyuma ugahita uza ahangaha handitse ngo setting, ugasanga ibintu byose uhise ugera ahantu bikorerwa. Yes, ahangaha rero ni kuri account ya Mr. Sam Entertainment. Nkuko mubibona nitwe tugiye kubereka uko ibintu byose bikorwa, ukuntu biba byifashe ahangaha muri setting za WhatsApp. Sasa iyo ugiye kubuza abantu bagushyira mu magroupe rero, hari igihe usanga nimero yawe ukabyuka ugasanga yageze mu magroupe menshi cyane,
wenda atari n'ibintu wishimira. Mu gihe ubyishimira ntacyo bitwaye, ariko mu gihe waba utabyishimira ni ngombwa gukoresha iyi setting kugira ngo ubuze abantu kujya bagushyira mu magroupe uko biboneye. Hanyuma iyo ugeze ahangaha rero uhita umanuka ukaza ahangaha handitse ngo privacy. Yes, ngira ngo mwahabonye neza. Ahangaha handitse ngo privacy. Hanyuma ugahita uza ahangaha handitse ngo groupe. Yes, group. Hanyuma ukagira ahangaha hari utuntu dutatu. Who can add me to group? Everyone. Iyo wemeje hariya ngo kuri everyone biba bivuze ko buri muntu wese ashobora kugushyira muri group. Iyo uze kuri my contact ni wowe ushobora kuba wajya muri group ushaka. Yes, ariko mu gihe udashaka ko abantu batazajya bagushyira mu magroupe, ushobora kuza ahangaha kuri everyone, kuri my contact. Yes, iyo uze kuri everyone biba bivuze ko buri muntu wese ashobora kuba yashyira nimero yawe muri groupe bitewe n'uko ayifite. Buri muntu wese ufite nimero yawe, buri muntu wese muvugana kuri WhatsApp afite nimero yawe aba ashobora kugushyira mu magroupe yose ashaka. Yes, ni ngombwa rero mu gihe utabishaka kuyushyira ahangaha kuri my contact. Yes, aka ni agasetting ka mbere twaguteguriye. Setting ya kabiri rero setting izagufasha kumenya abantu bareba stati zawe. Zangaha kuri stati, niba udashaka ko abantu bazajya bareba stati zawe, ushobora kuza ahangaha kuri my contact. You can see my update. Yes, ibintu bishya wasizeho, niba ari nde umuntu uzajya ubireba, niba ari nimero zawe, niba ari contact, niba ari abo wabyoherereje. Nuvuga ngo amakuru nyine yawe yo kuri profile biba bivuze ko atazajya abonwa na buri muntu uwo ari we wese. Hano rero naho biterwa n'amahitamo yawe. Yes, aka ni akantu nako ukwiriye kumenya umuntu ukoresha uru rubuga rwa WhatsApp. Yes, hanyuma ahangaha kuri profile rero ushobora guhitamo umuntu uzajya ureba ifoto yawe iri kuri profile. Niba ari buri muntu wese muvugana kuri WhatsApp wemerewe kureba ifoto yawe, niba ari my contacts. Ahangaha naho biterwa n'amahitamo yawe, uhitamo ugendeye ku cyo ushaka. Yes, niba ushaka ko ifoto iri kuri profile abantu batazajya bayibona, ushobora gushyira kuri my contact ukemeza, ubundi ibintu bikagenda neza cyane. Yes, hari akandi kantu ugomba kumenya rero ahangaha kuri ushobora kujya kuri WhatsApp ukabona nturi kubona igihe umuntu muvugana, wenda ntabwo ujya ubona igihe aherukira online. Ibyo rero nabyo bikorerwa muri setting ahangaha kuri last scene. Yes, bivuze ko umuntu ushobora kureba igihe uherukira kuri WhatsApp. Bivuze ngo nobody, ubwo nta muntu ushobora kubimenya. Yes, iyo uze kuri everyone bivuze ko buri muntu wese ashobora kureba akamenya igihe uherukira kuri WhatsApp. Nk'abantu musanzwe mukoresha WhatsApp murabizi ko ibi ni ibintu bigaragara iyo ugiye ku rubuga uhita ubona igihe umuntu runaka aherukira online. Ibi nabyo rero ugiye kubifunga ubifungira hariya. Yes, utundi tuntu rero nshaka kuzababwiraho tw'ingenzi mukwiriye kumenya, nshaka kuzababwiraho muri video y'ubutaha. Aha hari utuntu tugera muri dutanu: security notification, two step verification, uburyo wasiba account yawe, ariko nk'iyi boro yitwa two step verification. Iyi step ni ngombwa cyane kuko igufasha kurinda umutekano wa account yawe. Yes, niba ushaka kuzareba iyo video nzakora rero kanda subscribe kugira ngo ninyishyiraho uzahite ubibona uburyo ushobora kurinda umutekano wa account yawe ya WhatsApp wifashishije iyi step bita two step verification. Ibyo nzabikora muri video ikurikira iyi ngiyi. Niba uyikeneye kanda subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzahite ubona notification ikubwira ko iyo video uploadinze ahangaha kuri Mr. Sam Entertainment. Yes, izi ni zimwe muri setting za WhatsApp rero ukwiriye kumenya. Yes.
Mu bundi buryo rero nababwiraga, WhatsApp hari abantu benshi bayifashisha bakorera amafaranga. Nabyo nzabigarukaho mu kiganiro kirambuye muri video ikurikira. Mbabwire step bamwe bagenda banyuramo bakabyaza umusaruro urubuga rwa WhatsApp. Nk'uko mubizi, abenshi mukoresha WhatsApp ariko ntimujye mubona amatangazo wenda yamamaza ngo tumenye ko wenda ariho ba nyiri WhatsApp bakura amafaranga, ariko bitewe n'uko WhatsApp ari urubuga runini cyane ruhurirwaho n'abantu benshi, nk'uko terime y'ikoranabuhanga ibivuga, mu gihe udafite isoko, mu gihe ufite abantu ariko nta bicuruzwa ufite, mu gihe ufite abantu nta bicuruzwa ufite, abo bantu nibo bahinduka ibicuruzwa. Iyo ni terime ikoreshwa n'abantu bateye imbere mu ikoranabuhanga, ndetse aba bantu bose bubatse izi mbuga nkoranyambaga zihurirwaho n'abantu benshi. Iyo niyo ntambwe ya mbere bagenderaho, bitewe n'uko imbuga nkoranyambaga dukoresha nta mafaranga bigusaba kwishyura kugira ngo uzikoreshe, haba YouTube, haba Instagram, haba Facebook, nta mafaranga bigusaba kwishyura. Ariko ukibaza ukuntu ba nyirizi mbuga aribo bahirwe ba mbere dufite mu isi. Ijambo bagenderaho ni iryo ngiryo, bavuga ko mu gihe nta bicuruzwa bihari, abakiriya cyangwa se abantu bahari nibo baba ibicuruzwa. Nk'ayo nguko rero, wowe ni wowe urahinduka igicuruzwa mu gihe ukoresha website y'umuntu runaka. Ariko nka WhatsApp nk'uko twagiye tubivuga kenshi, WhatsApp amafaranga menshi cyane iyakura mu makuru abantu bayisura bagenda bashyiraho umunsi ku wundi, haba chat z'ibintu muganira. Bashobora kureba wenda niba ukunda kuganira n'abantu ku bijyanye n'ibikoresho byo mu rugo, bashobora kujya bakwamamazaho ibintu bijyanye n'ibikoresho byo mu rugo kugira ngo uzabashe kubigura, cyangwa se amakuru yawe bakayashyikiriza kampani zikomeye zikora ibikoresho byo mu rugo kugira ngo bazabone uko bakwamamazaho, bityo ubashe kugura. Aya ni amwe mu matekinike rero adasanzwe izi mbuga za WhatsApp, za Facebook, za Instagram zikoresha mu kubyaza amafaranga abantu bazihuriraho ari benshi cyane. Ariko hari ubundi buryo nawe nk'umuntu uzikoresha ugomba gukoresha kugira ngo nawe uzibyaze umusaruro. Tugaha ikaze rero muri video y'ubutaha tuzakora ibivimuzi byose ibivuga ukuntu ushobora gukoresha WhatsApp nawe ukayibyaza amafaranga, nk'uko tumaze kubona ko ba nyiri WhatsApp bo amafaranga bamaze kuyagwiza bitewe n'uko twirirwa dukoresha izi mbuga. Iyo video rero niba uyikeneye nayo kanda subscribe, ufungura akazogera, Miss Mike tuzayishyiraho uzahita uyibonera ku gihe.